Uwiteka Imana yo mu ijuru, nje imbere yawe uyu munsi n'umutima uciye bugufi, ndashaka ubutabazi bwawe no gukora kwawe mu buzima bwanjye no mu muryango wanjye. Uwiteka uri itangiriro n'iherezo, wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Ubutware bwawe buri hejuru ya byose, nta kintu na kimwe cyakunanira. Uyu munsi nzanye umuryango wanjye imbere yawe, ndagira ngo ucagagure imivumo yakavukira idukurikirana kuva kera. Uwiteka ijambo ryawe mu Bagalatiya 3:13 rivuga ko Kristo yaducunguye kugira ngo dukizwe umuvumo wose w'amategeko, ahinduka ikivume ku bwacu. Kubera ibi ngibi mpagaze mu kwizera, ndategeka umuvumo wose ugenda ku muryango wanjye, waba ukomoka ku babyeyi cyangwa ba sogokuru na ba sogokuruza. Ushobora kuba ukomoka ku makosa y'ahahise cyangwa ukomoka ku banzi bacu. Uwo muvumo uracagaguritse mu izina rikomeye rya Yesu. Buri munyururu wose wazirikiye umuryango wanjye mu bucakara ubwo ari bwo bwose, bwaba ubucakara bw'ubukene, ubucakara bw'indwara, ubucakara bw'ibihombo no kudindira, cyangwa ubucakara bwo kutaguka mu buzima bw'umwuka, iyi minyururu yose icika aka kanya mu mbaraga z'umwuka wera. Uwiteka nitandukanije n'imbaraga mbi zose zikurikirana umuryango nkomokamo. Niba harabayeho uruhererekane rwo gusenyuka kw'ingo, uruhererekane rw'ibibazo by'ubukene, uruhererekane rwo gupfa abantu bakenyutse, uruhererekane rw'ibihombo umuntu yarageze aho agomba gusubizwa, ndategeka ko birangirana n'aka kanya, ntibizandenge ngo bigere ku bankomokaho cyangwa abazabakurikira. Mu mbaraga z'ubutware bw'izina rya Yesu, ndategeka inyubako yose y'inyatsi yubatswe ku muryango wanjye itwikwe n'umuriro, isenyuke burundu. Uwiteka ijambo ryawe muri Yeremiya 29:11 rivuga ko udufiteho umugambi w'amahoro atari uw'ibibi, umugambi wo kuduha ibyiringiro n'ahazaza heza. Ninjiye muri iri sezerano uyu munsi mu izina rya Yesu. Reka imigambi yose y'umwijima yagerageje kwiba, kwica no kurimbura imigisha y'umuryango wanjye igamburuzwe n'amaraso ya Yesu. Ndasenyagura imbogamizi yose ihagarika iterambere ry'umuryango wanjye. Ndasenyagura imbogamizi itubuza gutera intambwe. Uwiteka kuraho imbaraga zose zitagaragara ziri mu nzira y'icyerekezo cy'abagize umuryango wanjye bose. Ndatura ku muryango wanjye kugendera mu cyerekezo cy'umuteguro w'Imana. Uwiteka ndasaba ninginga ngo utugarurire igihe cyacu cyose cyapfuye ubusa, tugarurire amahirwe yacu yose twatakaje, kandi utugarurire ibyacu byose umwanzi yatunyaze. Uwiteka reka ukuboko kwawe gukomeye kube kuri twe kugira ngo uduhe umugisha, kugira ngo utuyobore kandi udushyire mu cyerekezo cy'umugambi wawe. Uwiteka ijambo ryawe muri Yesaya 54:17 rivuga ko nta ntwaro yacuriwe kuturwanya izagira ikidutwara. Ndategeka uyu munsi umwambi wose w'umubabaro, umwuka wose w'ingorane n'imbaraga yose y'umwijima irwanya umuryango wanjye icika intege mu izina rya Yesu. Uwiteka ndagusabye ufunge inzira mbi yose umwanzi yinjiriramo arwanya ubuzima bwacu. Ibi twaba twarakoze mu hahise, ibyo tuzi cyangwa ibyo tutazi, byaba byarafunguriye umuryango imivumo n'imibabaro, ndabyingingira amaraso ya Yesu. Reka amasezerano y'ikibi yose arimburwe. Reka ibinyoma twiringiye igihe kirekire muri twe bisenyuke. Reka imbaraga mbi yose ihagaze mu cyerekezo cyacu ihinduka ubusa, ntizagaruke ukundi. Data, mu cyimbo cy'ibyo byose dusukira imigisha idahagarara mu muryango wacu. Reka tugende mu mbabazi z'Imana, mu buzima bukomoka kuri yo, tugende mu iterambere rikomoka ku Mana, kandi tugendere mu burinzi bwayo. Reka amazina yacu ahuzwe n'icyubahiro mu cyimbo cy'isoni, ahuzwe n'intsinzi mu cyimbo cy'ibihombo,
ahuzwe n'ibyishimo mu cyimbo cy'umubabaro. Ndategeka ntangaza ko uhereye uyu mwanya tugomba kumenyekana nk'umuryango ukorera Imana kandi tukayihesha icyubahiro. Abana bacu bagomba gukurira mu butware. Ingo zacu zigomba kuba ibitereko by'amatabaza mu isi. Urakoze Uwiteka gusubiza iri sengesho. Urakoze kuko ucagaguye iminyururu yose. Urakoze ko ubohoye umuryango wanjye. Nguhaye icyubahiro, nguhaye amashimwe. Nsenze mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen.